Yes, murakaza neza kuri MD Empire TV, TV yanyu. Turabasuhuza cyane kandi tubifuriza amahoro y'Imana. Nk'uko mubizi rero rwose, turabishimira buri gihe. Tugiye kubagezaho rero uburyo butanu bwagufasha gutangira YouTube yawe. Muri 2025 rwose ugomba kuba ufite YouTube channel yawe. Ibi mbabwira rwose murabizi, ntago nabazana ibintu bitizewe. YouTube channel hari abantu bayisuzugura, kandi YouTube channel ubu ngubu niyo iri gutanga amafaranga ku bantu benshi cyane. Niba warabuze ikintu ukora rwose, shaka content nziza, ushaka ibintu wabwira abantu rwose bizagenda neza cyane. Rero ngiye kubagezaho uburyo butanu bwagufasha gutangira YouTube yawe, arizo step 5. Ndagenda nkubwira iya mbere. Ubundi tuzi ko YouTube channel, umuntu wese ufite email yawe, kuko ufite Gmail uba ufite YouTube channel. Uko mutamubizi, burya email yawe ya Gmail yagufasha uburyo wafunguzamo, uburyo wafunguramo rwose YouTube channel yawe ugatangira gukora gukirigita amafaranga. Bantu banjye, njye babwira ibintu mu byumve rwose, kandi mujye mureba izi video zizajya zibafasha. Hari abantu benshi bamaze iminsi bampamagara bambwira ati rwose ibintu byawe biri kudufasha. Nanjye niyo mpamvu nabaziye aha ngaha kugira ngo mbereke rero uko tugomba gukora. Twihuse rero tugiye kuri step ya mbere ivuga uburyo dushobora kuyikora, uburyo dushobora gucreatinga YouTube account, uburyo dushobora gufungura YouTube account. Murabizi rero nk'uko nabibabwiye, iyi step ya mbere, uburyo bwa mbere ni uburyo ushobora gucreate account yawe yo kuri Gmail. Ni ukuvuga ngo gufunguza email yawe muri Google Gmail. Ni ukuvuga ngo wowe, ibi ngibi nta muntu utabizi, nk'uko umuntu ufite telefoni aba abizi ko rwose gukora icyo bita gufunguza email cyangwa ikintu cyose. Ntabwo ushobora kujya muri Play Store ya telefone utarafunguje email yawe. Abafite za email rero murabizi ko babikora, uko bakora sign up, ukayawushyiramo amazina yawe. Ibi byose ndagenda mbikwereka. Nk'urugero nk'aha ngaha, urabona rwose aha ngaha ari creatinga Google account ye. Ni amazina bagusaba na username ya Gmail uko uzajya ukoresha, wayishyiramo, bayemera ugashyiramo password, ugakonfirma password. Icyo gihe uba ukoze icyo bita Gmail, ukaba urarangije rwose, ukaba birarangije. Twihuse ntabwo turi butinde, ndagenda mbibereka ukundi. Nakubwiye ngo nuza step ya mbere, uburyo bwa mbere ni ukuba rwose warafunguje email yawe. Urabizi ko iyo ufunguje email yawe bagusaba na telefone kugira ngo baverifyinga ko iyo email ari iyawe kuko, ugashyiramo telefone yawe. Ni ibintu rwose byihuta cyane. Dukomeza rero tujya kuri step ya kabiri. Uburyo bwa kabiri ni ukuverifyinga, verify your YouTube channel, kugira ngo noneho tuyiverifiye, kugira ngo wemeze ko YouTube channel yawe yagezemo. Rero ni ibintu byoroshye nk'uko kuri step ya kabiri tubibona. Ubwo ni ukuvuga ngo wowe ufungura YouTube yawe, ukandikamo youtube.com. noneho iyo wanditsemo youtube.com baguha ahantu ushyira email yawe. Iyo ya email yawe uba warafunguye n'ubundi biriho, ubona aka kantu kari aha ngaha hejuru rwose kariho izina ryawe. Nk'ubu nguyu ni umuntu, aba ari izina, ni inyuguti itangiza izina ryawe. Ni ukuvuga ngo iri zina ryawe niryo utangizamo, ukavuga ati reka ntangire gukora YouTube channel yanjye. Ubwo turagenda twihuta rwose ko ntabwo turi butinde. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko mubibona aha ngaha, urakanda kuri kano ka name, noneho ugahita ubona email yawe biriho. Iyo itarimo, iyo ikubaza uyandikamo kuko nta bintu, ugashyiramo na password wa creating winjira kuri Gmail yawe. Icyo uza kuri hano creating a channel, uraza ukayikirikaho cyangwa ukayikandaho. Iyo uyikanzeho, ubwo ni ukuvuga ngo uba ugiye gucreatinga channel. Twakaretinze email, ariko iyi ngiyi bitandukanye. Iyi ngiyi ni channel, urayikandaho. Urabona uyu nguyu yitwa Muhirwa David, niyo twafatiyeho urugero. Ni ukuvuga ngo rero ihita ikuzanira amazina yawe yo kuri ya email wafungujeho. Ariko tuvuge wowe ko warafunguje wenda kuri for the business,
ntabwo ufungura for myself, for the business. Wowe urahita uza iri zina ukarisa nk'urisiba, ugashaka izina wakwandikaho kugira ngo YouTube channel yawe igire izina riyiranga. Nk'aha turandikamo MD TV, mbese wowe ushaka izina ariko riri unique ku buryo nta yindi YouTube channel ifite, kuko bigusaba kugira ngo umuntu uzajya ujya kureba ntazajya ayibona menshi, ariko azajya ahita abona izina. Wowe ushaka izina ridahuriweho n'abandi. Wenda reka dusibeho twandike wenda MD Tech TV kugira ngo twemeze ko YouTube channel yacu ari unique kandi izajya yigisha ibintu bijyanye n'izi tutorials za YouTube. Ubwo ndandika MD Tech TV. Mpamvu byanditse kuriya, nari gushyiraho hasi ariko reka njyanike kuriya. Ni ukuvuga ngo ngewe reka mpindure uburyo mbyandikaho. Hari aho tuzagira nk'abantu bavuga ngo nabyanditse nabi, reka njye nandike kuriya. Ni urugero ndi kubaha, wakandikamo tech, nuko ngira ngo wenda izina ryanjye rize kuba riri unique. Urabona ko hano noneho handle nayo igomba kuba ijyanye, iyi handle ukoresha kuri social media zawe n'iki byose kugira ngo ugere. Noneho icyo ukora ni iki, uhita ukanda kuri create channel. Urabona ko channel yacu irarangiye, ubu tumaze gucreatinga channel yacu. Channel yacu yitwa MD Tech TV. Urumva ngo iyi ni yacu, ikaba handle name. The handle name ni ikigaragaza YouTube channel name yawe, ariko name rusange ni iyi ngiyi. Twagiye rero kuri step 3. Step 3 tugiye kuverifyinga iyo YouTube channel. Tugiye kuyiverifyinga, uvuga ngo tugiye kuyiverifyinga tuyihinduremo ibintu byose. Noneho twamaze kugenda tugeze kuri step 3. Ubwo turaza dufungure tujye muri studio yacu, wandikamo YouTube studio, youtube.com, itizamo ukaza hano handitse ngo setting. Twihute settings, mukurikire twihute ugendane. Settings ukandaho, wamara gukandaho ukaza hano hejuru ahantu handitse ngo channel. Iyi channel ubwo iyo igezeho urayikanda. Iyo umaze kuyikanda urategereza. Urabona harimo basic information and advanced setting, ariko twe tugiye kujya muri feature eligibility. Tugiye kuyiverifyinga feature eligibility, kuko twakoze step ya kabiri. Turaza gusanga hari ahantu habaye cloche. Nibwo turaza, urabona ko habaye hambere kuri standard feature twabikoze byarangiye yabaye enable, ariko intermediate features ntabwo iraba enable. Turayinablinga rero dukanda kuri iracyari eligible. Turaza tujye kuri urabona ibifite customer turnbars, live streaming, video longer than 15 minutes. Niyo mpamvu tuba dukora twihuta. Ubundi video zacu ziba zigomba kutarenza iminota 15, kuko niyo YouTube iba yaratugeneye. Ubwo ni ukuvuga ngo twebwe impamvu tuba kubikora gutya, mba ngira ngo mugende mbereka tugendana kugira ngo two gutinda ko tumara iminota myinshi. Ubwo turaza ahangaha rero hasi handitseho verify phone number. Nituhagera turahakanda verify number. Nitumara kuhakanda turaza ubwo tugiye kuverifyinga ntuza yacu. Ubwo ibi ngibi nibyo turi bugende twuzuzamo kugira ngo byihute. Ubwo turaza ubwo duselectinga country turimo. Ahangaha tubyitondere, muzagenda hari aho tuzashyira location kugira ngo YouTube, urabizi ko u Rwanda twe batari batwemerera, ariko ahangaha ho turashyiramo igihugu cyacu. Nitumara gushyiramo igihugu cyacu dushyiramo na telefoni zacu kugira ngo iyo YouTube channel yacu biri kuri nimero yacu, kuko ibi ngibi baraverifyinga. Iyo basanze bidahura hari igihe bakwima monetize. Noneho icyo dukora ni iki rero, turakanda hano, noneho dushakemo twandikemo Rwanda, uvuga ngo Rwanda nibwo tugomba gushakamo hano kugira ngo ya YouTube yacu bayiverifyinga, bemeze ko turi kuyikoresha. Rwanda nguru turakanda mu Rwanda, dushyiremo nimero. Reka dushyiremo nimero, ushyiraho nimero uzakoresha, nayo igomba kuba ari iyawe, kugira ngo kuko bahita bayoherezaho iriya pin code kugira ngo uyuzuzemo. Noneho ibintu bigende neza cyane. Ubwo turandikamo nimero
turandikaho amanimero, nimero wowe ushyiraho nimero yawe cyangwa nimero uzajya ukoresha, ntabwo ari ngombwa n'iyawe, ushobora no gushyiraho nimero ariko ikubara iyo iriho amazina yawe, noneho ubwo turandikamo iyi nimero y'uyu muntu, tumara kwandikamo tukandika kuri next. Next noneho bagiye kutwohereza ya 6 digit verification, niyo ubu duhita dushyiramo aha ngaha kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Nk'ubu bayitwohereje, reka tuyandike vuba vuba kugira ngo twihute, iminota iri kutujyana. Twagiye dukora kuri submit, ubu ni ukuvuga ngo wabonye ko phone byabaye verified. Twagiye tugeze kuri step ya 4, key channel settings. Key channel settings rero uko tuyikora, turaza muri studio yacu tukajya kuri setting nk'uko twabikoze, tukajya kuri hano kuri upload defaults. Upload defaults iyo tumaze kujyaho dukandaho kuvuga ngo tugiye gukora icyo bita key channel yacu. Noneho upload iyo tumaze kuyishyiraho rero, tukaza hano kuri advanced settings, twamara kuyikandaho, noneho urabona ko rwose bigiyemo neza. Tukaza hano, urabona bifite standard YouTube license, ikagira title, ikagira comments. Turaza hano kuri meditation ya comment dushaka hano, hariyo no one basic, strict niyo nziza twashyiraho, niyo naba advising gushyiraho kuri strict. Dukanda kuri ya strict kugira ngo ibintu byacu bizajye bigenda neza. Comments niba ugukoze ntuza comments zibe zakomeza kuboneshwa abantu bose. Hano kuri comment ushyira on nk'ibisanzwe. Ni ibintu rwose biba ntabwo ari ibintu, ni ibintu rwose bose ubona bigenda. Twihuse rero tujya kuri step 5, setting your YouTube channel. Tujya gusettinga YouTube channel yacu, noneho ubwo turahita tujya muri studio nk'ibisanzwe. Ibintu byose bikora muri studio. Tuze tujye kuri icyo bita customization, tuyikandeho ngiyi hano hasi, ifite akantu k'akabike, ifite dashboard, byose murabizi, ariko twe turibanda kuri customization. Turahita tuyikandaho, aho ngaho tuyikandeho, ifite akantu kameze nk'agakaramu, abatayibona murayibona, ndimo ndazengurutsa kugira ngo muyibone. Noneho urabona ibintu bifite profile, ifite banner. Nzabireka ukuntu bikoza, ndabishyira muri description video yayo ukuntu bakora banner kugira ngo mujye mubireba. Nako nzabakora indi video yayo neza tujyana, nayikoze niruka kugira ngo ngende mbereka uko bigenda. Urabona ko rwose ifite ibintu byose. Twihuse rero turakomeza, urabona ko ya YouTube channel yacu irahari, amazina yayo. Description rero ushyiramo ibintu bikurura abantu. Hari abantu bahita description bakishyiramo ngo ibintu ngo bibaranga. Oya, hano iyi channel kuko yigisha ibintu bya YouTube, wandikamo so we help people to create YouTube channels, brand them, grow their views gain more subscribers. Ukandika ngo let's grow together. Urumva ni akantu umuntu wese iyo afunguye YouTube yawe ahita akabona. Rero urabizi ko ibifite link, ifite link ama Instagram, uraza ukanda kuri add link ukayishyiramo. Noneho tugiye gukora icyo bita video watermark. Ibi narayikoze ndayishyira muri description kugira ngo muyibone uko bayikora. Ukora upload, noneho wamara gukora upload ukagashyiramo. Ni ibintu rwose biba byoroshye, ntabwo ari ibintu, ni ibintu biba byoroshye. Iyo ukazamo gutya ugahita ukanda kuri done, bigahita bijyamo neza cyane, nta bintu byinshi. Urabona ko gahita kijyanamo, ukakanda kuri done kagahita kijyanamo, kakaza igihe video yawe igiye kurangira cyangwa igihe video yawe ugashyiramo hagati mu masegonda ushaka we. Ni ibintu uba ukora, ni ibintu rwose urabona ko ni ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bigize. So rero rwose mwakoze gukurikirana ikiganiro ngikoze nihuta mbereka step bazagira ikibazo bazambaze, ariko rwose ndabizi ko kizabagirira akamaro. Turagira ngo mbashishikarize rwose gukora subscribe, gukora comment, gukora like, mumbwira icyo mushaka ntakibakorera, kandi tukomeze tugendane neza nk'abantu banjye. Kandi ndabashishikariza rwose gukoresha YouTube, kuko YouTube iri guhemba abantu bose, iri kubafasha. Murakoze, mugire ibihe byiza.